mwana wa muri Kenya bazadukenera natwe tunywera icyayi muri Kenya ubundi twumva icyanga cy'umuneke mwana wa ndabibona isahani iriho ubusa Saturday na Sunday tugwisari aho dusabirije niba dusubiza bose batwita abasazi papa wawe nsaje ndi umusore iyi kimasa cya karisino gisutse amasemba amaso uyu musore nkayasama kugira ngo ndebe ko twasamura mwana wa none reba n'ubukaro ngo ndebe ko naguhamakaye ugakurikira sikuru apana kunywa sikoro mwana wa Diane shasigaye sicyo ngiye kuvuga Diane randeba akaribyiza rukuntu uvuga ngo gise yiteguye ariko akitegura ariko nkanga ibiraha ngiye kukwibira kandi ndagiye nta no guhamura mama wawe twapfuye ihaho ni wumva bamenye ihaho uhoraho mwamazabe nyobotsi y'inzira kubera inzara nzi neza yuko ari kizira mwana wa ari bituza ni nk'ubusitani gusa disi na satani zooming ibituza dore ibituza ni nk'ubusitani gusa disi na satani eka ngire gutya Yego Diane na Patrick yanambikije telefone telefone yanunza y'amatushi iwacu tuyita gatushi agatushi Dia wambaye neza urakoze cyane wahagurutse mu kiganiro bakabibona ko guhaguruka byonyine stand up in English can you stand Eva Diana neretse kwivisha Si. Wow. Yana majiye ngusomeho. Dia. Nisomyeho nsanga ifashe. Dia. Iyi nago twabakiriye. Murakoze cyane. Akira mikoro. Boyfriend nawe twakwakiriye. Gisigaye gifite ikivuyo shawo. Gisigaye gifite akavuyo kenshi we. Nanga ari akavuyo ni ikivuyo. Hasi mwana ubwo nakavuyo mwamba bariye abakunzi mfite akavuyo. Abakunzi b'Ibabastudio twongeye twabakiriye. Aho muherereye hose impande zose zise. Umeze neza mwize ko mumeze neza naho mutameze neza birazakomera neza umugani wasabe. Chiyasi zatanya utanga nanjye chiyasi. Patri nyuma yo kuva kuri BNB twongeye kwakira kuri screen z'Ibabastudio uriyumva ute? I'm very happiest. Tangira udutamo. Hey. Kadia waretse mwana ko hari poem mfite ndimo kwibwirira kana nkayivuga ndimo kubwira kana ngo nubwo ubona ndi umukene abazi mbanireho no kugira abantu baba bayinwa mu buzima nk'ubwo ngubwo bihangane muri poem ngiye kuvuga Dia hari umujama hari umugabo ubusanganye n'abana n'umwana we wenda nka nyina yaragiye umugabo ari we papa kabana mama kamanzi nsome ku kaji ibintu birakomeye awi yani yasigaye n'ukwigwa yise cyane babajama ariko ubundi bazabaye tukabamamariza sha babajama biyenonza hayina jise abantu ushaka kwamamaza turi tayari ye turindire ko Patrick asoza akabatamo akadutamo abadadi mwifata mukarira abana mwenyine abamama baragiye barabasize cyangwa se muri abantu b'intwari murana b'abagabo Patrick twagiye Diane shasigaye sicyo ngiye kuvuga Diane randeba akaribyiza rukuntu uvuga ngo gise yiteguye ariko akitegura ariko nkanga Diane agashungu bitaka kamotivasha twagiye Patrick yakubaseriye byanze none shawo Diane ari kuntwengeza haya twagiye nyogoye yora nkubare mu biki koko
kameramani action twagiye. Nyine hari abagabo babayeho muri iyo life. Twagiye ndimo neza. Diane reka mbabwire Patrick ngiye kujya nkora njyenyine nawe ukore wenyine. Reba ibiganiro byose ni ukwirwa nseka. Diane aranyirigise mwa wanyirigise umutima nzenguruka mfunga amaso. It's your punk for me. The fashion it went on fire. Kode wazi yo nyigisha ko turimbo twicyongereza sha nkotwo. Kandi utuzi wamubwiye tugakora. Twagiye de utubabura utansitse. Papa wowe nubwo ndi umukene ariko sindi igikenya. Yego muri Gakenya ndi umukene niyo mpamvu ntagomba gukina. Abakire baranyadukira. Papa wowe bakanyita igikeri, abandi bakanyita igikenyeri, ariko Imana izabakenyuruza ubundi natwe dukenyeze umukenyero ukenyera bakize. Mwana wa muri Kenya bazadukenera natwe tunywera icyayi muri Kenya ubundi twumva icyanga cy'umuneke. Mwana wa ndabibona isahani iriho ubusa Saturday na Sunday tugwisari aho dusabirije niba dusubiza bose batwita basazi. Papa wawe nsaje ndi umusore, iyi kimasa cya karisinosa gisutse amasemba amaso uyu musore nkayasama kugira ngo ndebe ko twasamura. Mwana wa none reba nta n'ubukaro ngo ndebe ko naguhamakaye ugakurikira sikuru apana kunywa sikoro. Mwana wa nubwo ubona turi buzimu papa wawe disi ndi muzima. Anytime mwana ndi kuzima nanjye ubuzima bwanjye buri kuzimira. Ramazani uzabe muzima hagira buzaha uburezi ntuzigera uba umurozi. kuba umurozi mwana kirazira. Ndagushaka mu kiriziya nikuzamo abazimu zabazengereza abazimu zabazonga ubuzima buzira umuze bukuzeho. Mwana wa ubu ngiye kukwibira apana si ukwibira. Ahangaha tuba mu muruho nta nayo kugura ibiraha. ngiye kukwibira kandi ndagiye nta no guhamura. Mama wawe twapfuye ihaho niwumva bamenye ihaho uhoraho mwama zahabe nyobotse iyi nzira kubera inzara nzi neza yuko ari kizira. Mwana wa uramenye ntuzaba umuniga amwe mu maniga nagira runiga nimugoroba ajya akunda kunigana akadiri gaciye bunagana. Ndashaka yuko wiga ukiga wigana ejo nawe ukiganwa uzaba warazanye ubwanwa abenshi tukwita bwana apana nyakabwana. Mwana wa uko nguko ndakwinginze uzaba umuhungu w'umuhanga ku buryo waba majoro. Mwana wa ndakwinginze ubu buzima nanjye ndabubona kari bubi ariko nkora igishoboka cyose kugira ngo mwana uzagira ubuzima bwiza. Mwana wa ndagukunda nicyo nakubwira. yego emosiyo mwana wa nyine hari abantu babayeho muri iyo life. abantu babayeho iyo life ku buryo nyine umugabo nyine afata ajya muri risk yo kwiba ko cyiganjemo ubukene bwinshi n'ubutindi. Nyine urumva nyine urumva nyine ku buryo umugabo afata na risk yo kwiba akavuga ati mwana ngiye kukwibira apana si ukwibira. Ahangaha urabibona tuba mu muruho nta nayo kugura ibiraha nyobotse iyi nzira kubera inzara nzi neza yuko ari ikizira. Ariko agasiga avuga ngo mama wawe amubwiye ati mama wawe twapfuye ihaho niwumva bamenye ihaho nyine ubwo nagiye kwiba niwumva bamenye ihaho uzahumura uhoraho mwama zahabi. Urumva numvishe cyo usoje umukomeza umubwira ngo azaba umuntu w'umugabo. Yes ari bavuga gute bavuga ati mwana ndagushaka mu kiriziya nikuzamo abazimu zabazengereza abazimu zabazonga ubuzima buzira umuze bukuzeho. Ndavuga ati bamubwira nyine icyo amwifuza. Aravuga ati mwana we nyine bari kuvuga ati wenda naga zagaruka wenda bashobora kuzamwicirayo. Ariko agasiga amubwiye ati mwana ndashaka yuko wigana none ukiga wigana ejo nawe ukiganwa uzaba warazanye ubwanwa. Ndashaka yuko wiga ejo nawe ukiganwa uzaba warazanye ubwanwa abenshi bakwita bwana apana nyakabwana. Uzaba umuhungu w'umuhanga wa muhungu nyamuhanga ku buryo waba majoro. Patiri uziki akamubwira ngo uramenye ntuzaba umuniga amwe mu maniga nagira runiga nimugoroba ajya akunda kunigana akadiri gaciye bunagana akiruka.
kudiriga no kwiruka ukwiruka wacu byita kudiriga Diane reka nawe n'umunyamujyi cyane Diane ni umwana w'isiti ibyo kudiriga ntago abizi mu cyaro niho abantu badiriga tuvuga kudiriga ngo kadiriga we Dia Patrick agiye adasobanurira abantu ndashaka ko tuzaduvuga ibintu gutya sibyo kuko ngiye hari igihe ajya gusoza ntakiri kubyumva nyine nkabyumva nkumva ariko garishe ko nyine simbisobanukirwe neza sigaye impamvu wahita wumva Patrick ni kumusubizamo inyuma mubwira ngo tugende tubisesengura gake kugira ngo abantu bumve imva n'imvano hano ibintu niba byatangiriye hano biba bigeze n'ahantu biba bigomba gusoreza Okano uba wakumvishe se cyane njye njyewe kubera ko mba mwegire mba nanamureba mba nabyumvise ahubwo hari nk'akantu nyine mba numva gaciyemo ngo kudiriga gahita yibera umwana wo mwisiti va muri ayo Patrick uhora nkoma uhora umbera mushya ikiganiro nateguye ntabwo ari ikiganiro turi gukora kubera ko Patrick yanyinjiye mu wundi mwandiko urumva Patrick uba tugiyemo ideni yo kudukubita utuntu dushyashya ako Patrick igisigo ni cyiza by the way Dia iki kintu kivugaho pe ese kuki utagikorera n'abantu barera abana ari aba mama erega ntabwo ndapfa ndacyari mfite ibitekerezo byinshi ariko we byinshi muri iyi minsi noneho nenda gukora noneho icyaba abana uba usanga bakora hehe mu bakora ahantu nyine ari abakozi mu ngo z'abantu batotezwa bafatwa nabi umunsi wabaziye oya ntabwo ndagikora ariko iyo ni idea iri ku rutonde niyo igiye gukurikiraho kandi Patrick abantu babaziye aba bantu barabaziye oya ngewe ngeri zose nzagerayo arega ahubwo ku mazina yanjye ngiye kuzongeraho umuvugizi w'indushi sinzi nimba wumva katari boyfriend Patrick umuvugizi w'indushi aka umuvugizi w'indushi ikivugo cyanjye uzajya bivuga gute uzajya bivuga gute nyine nzavuga boyfriend Patrick nitwa boyfriend Patrick umuvugizi w'indushi ariko nkaba umuhungu nkaba umuhungu mwomeze uko okay nyine bikore kwa kundi ujye ubikora ariko twongeyemo akantu k'umuhungu k'umuvugizi w'indushi murakoze cyane kunyakira ubwo reka twimagine ndi mu kiganiro cyane kunyakira nitwa boyfriend Patrick nk'ibisanzwe nkaba umuvugizi w'indushi nkaba umuhungu nyine nkakomeza oya bivuge tushaka gasozo nitwa boyfriend Patrick umuvugizi w'indushi wabishira mu cyongereza ambassador of indushi nago mbizi mu cyongereza ni Harry Press yarya Harry Press nyine abantu badafite bafasha sibyo ubwo reka nkasubiremo nitwa boyfriend Patrick umuvugizi w'indushi mu cyongereza aribyo bita Harry Press nta kuntu se wazajya bivuga ngo umuvugizi w'indushi nta kuntu wazajya uvuga ngo umuvugizi w'indushi ugahita ukomeza ndi wa muhungu ugahita twakora n'ibyo nitwa boyfriend Patrick ambassador of windushi ndi umuvugizi w'indushi mbese mu kinyarwanda nkaba umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya mpunga nega impango mpangara murenzi impinga sinjya mpunga mahage nubwo butawari nkatoyi ariko ninjye muhungu mwiza umwaza mwese umwere ntabimwira nta numwate wo kumwaza ndi umwe mutari umwana ninjye mwarimu wa mwarimu n'umwari wawe ama imwe ndi gitipe kimiterere abatoto amenwe wagiye ukagira ugatureba Diane ninjye muhungu mwiza umwiza mwese umwere ninjye mwarimu wa mwarimu n'umwari wawe ama imwe kwitama Diane nawe shiraho imwe yego yanze gukozaho kandi ndi igitipe cy'imiterere ubwo abandi batoto nimwifatireho dore ibituza ni nk'ubusitani gusa disi na satani zooming ibituza dore ibituza ni nk'ubusitani gusa disi na satani eka ngire gutya
dore ibituza ni nk'ubusitani gusa disi na satani aho batetseho nkatirayo sinahakatira kuko nitayemo mba ndi butamire ndi umuhungu wa rugaba ugaba kandi akagabira ntawe umugabira wuganza atiyambaje ingabo akaba umugabo nyamugabo w'ibigango bitagira ingano umuhungu w'iburera iwabo w'ibirayi ibiraha n'ibirara babiri biburaya barira baririmba bibarutsa abahungu bahangamura muhanga mu buhanga yeba baratawe hatandukanye na gasabo musasira amasage bakisegura amasosi asa neza nta nagasambu basoromamo ikintu cyitwa ibisusa Dia ibisusa urabizi nagazi ibisusa Dia explain Dia ibisusa urabizi ndabizi ibisusa ni ibiki ni ibibabi by'ibihaza biryoha bite babiteka gute nk'imboga abantu mwari ibisusa mujye muri comment mujye mushyiraho nagaho ako mwana abantu batera comment bagiye baduterekeraho n'akadarapo k'ahantu bari bakatubwira tukajya tubasuhuza shira igihugu herereyemo ushira akantu k'akabendera hari abantu bateretse bajye baterekamo bakaterekamo Diane nabasigaye akunda kongorera muri buri kiganiro ariko se azana tuyicisha hariba abantu ahantu muri kuri mwandika Diane na Patrick turabakunda mukomerezaho mujye mutamuterekaho n'ahantu muri kanu kakabendera umuntu ugeze kuri iki kiga ahangaha kuri uyu munota national put in your comment put flag darapo ni flag national you flag where you live where you stay where you are from ubundi Patrick tujye tunabasuhuza byibuze turabaramukije tujye tuvuga ngo abantu bari muri kara kabendera karimo umutuku karimo enonza ubururu n'umweru bimeze ukuntu akaba ari France tuvuga ati mu Bufaransa muri Bufaransa kanaka turagusuhuza abantu bari mu tuntu tw'utununza tw'umutuku n'umweru harimo utuntu tumeze gutya aho ni muri England abantu bari muri Sweden abantu bari muri Norvege yego mu Budage abantu bari mu Budage Afrika y'Epfo abantu bari mu Bubiligi abantu bari South Africa abantu bari South Korea yego abo bose abantu bari Canada abantu bari muri USA Imana mugerageze ibihugu biranshiranye yewe data hari n'abantu bo mu Buhinde uzi capital city icyo bita capital cities umva nkubwire cameraman bajyaga bavuga ngo muri Norvege igihugu cya Norvege urumva noneho Norvege narinzi hari Nyamirambo cyari kiziye ya indi yo muri Kigali noneho avuga ariko se iki gihugu ndimo kirimo ibihugu bibiri ahubwo ngiye bajyaga bambeshya ngo u Rwanda ngo ni ahantu turi ugategera ni mu mudugudu w'iwacu ukanyereka ahantu kure kwa nureba ahantu kure hita nyine kure ngora niho bita muri Amerika nkumva kuzagerayo ni insazi kandi wafata akabayike ukagera wafata akabayike ziko wagenda n'amaguru ahubwo ahantu banyerekaga ubu ngiye yabuze gato ngiye kujya muri Amerika n'amaguru kandi ari hano hakurya bakanga nyiraho nk'igikondo ugatujya ngo ni muri Norvege wowe ukagira ngo mu Rwanda nahangaha turi njye nyitekereza nkahita nseka bien Patrick umwumvute hari abantu bagushyingiranya na Patrick ngo mwibaniye babatera inkunga Patrick wamukunze uzi uko nambwiye va murayo ngo ko rusa n'urutwe ese ko ntabanga ukigira yamwamva mbwiye nabi ukuntu uzi ko mfite n'akanyinya ndiya ture hataba harimo akadodo sha ngo ndi nkagira gutya akadodo kakaza gusa akanyinya karahari ariko ni gato Patrick ukuntu mwumva rero tata udiya mbere yo kumvuga kamanze nkusomeshe sha neteguye ukumvuga yewe ruswa iratanzwe ruswa niyo kugira ngo uze kumuvuga neza oya nagaruzwa ruswa se kandi muhaye ibye kanye ngibi iyi ni ruswa twagiye ntabwo muhaye ruswa haryo warumbashije umbona ute how you feel me igihungu cy'imiterere ukibona ute nkibona neza igihungu abatoto ko batagira ikipe cyiza wabivuze undeba ni cyiza Patrick ngo yabonye sheri
mbabarira winyibutsa mbabarira waretse akamanza yasoza ndagira ngo iraruswa iburizwemo ubugamije iki uragira ngo nkire mikoro hasi mpaguruka mwanga bimereye neza ngo ruswa yanganashaka ngo iburizwemo ese koko mane uri kunca inyuma muri iyi minsi turandurane ruswa n'imizi yayo yose jewe ruswa watanze ariko mu gihe atarabimbwira ntago nabyemera cyangwa mu gihe ataramutwereka ngaho twagiye abantu nabo bajya batubwira muri comment uko bababona ariko ngo babona muri ibyana byiza hako turi byiza hani ngiye ndi kukureba ngo mfite favori kuzifitera hari n'ibindi batazi n'ibyanwa byamanutse ahubwo ntuzongere kubukuraho nzaza ndaduconga ujye ukubitaho bakiba twita turiya twa suna umubona ute manzu unyitegereze sha mubona neza ni mwiza ni umutipe mwiza ushinguye ongera ko iyo ndebye mu maso ubona harimo n'akana kamwe se agahita yisomera Patrick nose gafite akiryo akaruha k'imoco Patrick amasegonda abiri direct ahita yisomera amaze kuvuga akantu k'abantu b'abagabo Diane dusoza ngagira mubwire Diane dusoza Patrick dusoreze ese muraba mwatumye dusoza sinavuze ntacyo umusore mwiza umusore uberewe gukundwa kandi agakundwa n'abeza yego sha umusore ukwiye ibyiza man muri make Patrick ntiwabona ukuntu umuvuga uri mwiza pe aminwa hari iki Patrick nuwo niwe Patrick nyine Patrick ngaha dusoreze abantu ariko bazi impamvu tudakora ibiganiro birebire barasobanukiwe ntabwo tuba dushaka kugira ngo tubarambire Diane narabikubwiye dusoza nushaka kunyiteba yingana kuri iyi nshuro turangana ndashaka ko tutazangana tukibanira nk'urungano niwite kuri iyi ngano nakujyana muri bingaro nkakubyinisha kwangwara ariko yawucece nkagukubitira w'incence wucece nkakugabanyiriza ibyo bicece erega w'incence yawe ni nk'umuceri nanayitangaho n'ibiceri mu bitakagashisha bye akantu kawucece kumana ma bye